mfite amatsiko yo kumenya uwo ndiwe ntanjye uko mwabikekaga bro naga ariko naje back in the days numvaga nziba kugera nshaje kubera ubucakura bwinshi bwari bwarambase ndi intwari yavukiye gutsinda abo umusani wa Jenzi udatinya mwitsimba nirunje amarwari rubutetsa inyesho y'umunwa cyangwa imana ibitekerezo singusubiza plan yanjye yishwe turasubika umunsi umwe njye uza uri kwimikwa ingoma ikazi cyane kandi nta gukimbizwa ndabivuga ugaseka ukumva ndi gutebya gusa nzabikwereka anytime nibyemerane yumvamo guhanga nabitarimo gushwana usubisabwa bro nabyo ndabiguhata icyo nize mu mucyo abantu bose no kubana waba utabishaka njye ntawe tugashwana niyo naraburiza reka njye niwa mwaza uyu munsi birangaje nkagabirwa n'Imana my life sinsabwa kuyigira ibanga kukushaka gukira indwara arayirata nuko ejo bundi mubona mu bukwe nako mubona ku munsi Nyambajya ajya ku murenge yari yagutumiye cyangwa nawe wijyanye Nyambo ni mushiki wanjye nagushona ebya oya Nyambo ni mushiki wawe efo okay let's go ibihe byiza kubakurikirana ibiganiro by'Ubumwe Media nizo ko mukomeje kumererwa neza aho muri hose hagiye hatandukanye haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye icyo twababwira turakunda cyane tubikuye ku mutima uno munsi rero nongeye ndagaruka kujyajwe ryanjye kujyajwe rikeye abenshi cyane ngo ati umuhungu yarazimiye ngo canira razimira ariko uno munsi ndongeye ndagaruka kandi ngarukanye ibintu bizima uno munsi rero niyo mpamvu nagarukanye na wa mujene mwakunze muri benshi cyane sindembe umuvuge ariko reka mvugeho bikeya ni umuhanzi arashoboye yakoranye ingoma n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye harimo uwitwa ngo Logan Joe yewe nababushari yewe n'abandi bagiye batandukanye rero ndagira ngo muhe ikaze ku Bumwe Media mezote ajo kurya ipfish tereka amaso ukabona ndaje ziba ari black biryo giriye ubona ndi kuza nkaguha gift ziba ari black kwa guteretwa n'ubundi musana ukabona ndafushye ziba ari black ya oya se kone ubwo bro ngo ibwira abakurikiye Ubumwe Media ayo banje kubasuhuza mazina yawe nasanzwe n'ubundi murabizi ni Gitane efo Gitane ase Gitane rituruka he kenzi ba shitani bandege cya Gitane rituruka he sobanurira Gitane Gitane rikomoka mu majyepfo ubundi majyepfo iyo kure nyine tunagari na ubwo wararebye mu mazina yose urazenguruka ubona Gitane ari ryo fresh Gitane ni umwe ku mubumba ariko barabizi tu none se Gita mu muziki nyarwanda umazemo imyaka ingahe ko tumazemo igihe turarambye imyaka yose nayibuka kuko cyo nzi maze igihe kinini cyane nuko ejo bundi mubona mu bukwe nako mubona ku munsi Nyambajya ajya ku murenge yari yagutumiye cyangwa nawe wijyanye Nyambo ni mushiki wanjye nagushona ebya oya Nyambo ni mushiki wawe efo ibyo bintu ariko bivuga biri serious ni mushiki wawe ni mushiki wanjye bya danger man nase gutari warabivuze kandi oya nyine ntago twe dukunda kwigaragaza cyane kuri kamera tu ariko muranasawe eso shona twebwe iwacu turi hari ubundi kitubona nta bya danger navugaho batananyumva nyine tuje ubundi bakazanyiba bakakwiba none uko bizi mu gihugu cyacu harimo umutekano ninde wakwiba ndi gushakishwa henshi niyo mpamvu mutanzi ko ndi na musaza we buriya kandi wasanga uri mu bwa busore bw'ubukwe ubwo gutubwo ngubwo ejo bundi ndi kuganira n'umusista nukarambwira ati twigeze guhura n'umujama barajyamana twaramusebye abo basore hari ikintu cyakirimo cyabongeye si ndimo muri abo ngabo wenda babaho simbizi ko ngiye ibyo ntabwo ibyo bora nyamikora tu urabitinya si ukubitinya iwacu turihariye dufite igeno tugendera utubwiye yuko mu muziki
umazemo igihe kirekire, ni izihe mbogamizi umaze guhura nazo? Hano ngiye mfite abahanzi nabahereza ubutumwa bagiye bama, barambwira ati uyu muziki harimo ikintu cyitwa gucana intege bikomeye cyane. Nizihe mbogamizi umaze guhura nazo? Kandi zirahari, aba ari nyinshi. Imbogamizi nanjye sinahuye nazo cyane, ariko nyine zibaho. Njya numva bamwe na bamwe njya mbabona ku macano bari gutanga ubuhamya nyine bwabo babaca intege, ko njye sindahura nabo cyane, ariko nyine bijya bigikunda kumbaho tu. Mu bahanzi umaze gukorana nabo, niwe muhanzi wahuye nawe ukumva ni ibintu birenze cyane? Ibintu birenze se? Ukumva nyine ni ibintu man, no kurira ukumva warira? Ntago birenze cyane, ariko Bruce Melody nyine tu, uriya utaha iwacu nyine, ngoma tugiye gushyira hanze mu minsi mikeya buriya. Oya se we Jita, mufitanye ingoma? Sure. Muyitegeje ubundi ahubwo turaje tubaturitse bya danje. Ngaho se duteho gato twumve. Kuri iyo ngoma ni nk'abakunze ubumwe media bavuga ati ibintu birarenze cyane, ntabwo ari ngombwa ko kuyiririmba. Ntabwo nahita nyishyira hanze gutyo, tukaba dufite gahunda tugenderaho, ariko mwe muyitegeje ubundi tu. Irahari ubu ngubu n'abantu batangira rwose, batangira gusara. Mwe muyitegeje ubundi turaje tubatwike ahubwo. None se Jita, we niye ndirimbo yawe uba wumva utakongera kumva mu matwi yawe muzo umaze gukora? Indirimbo se? Nkora indirimbo nayitondeye, indirimbo zanjye zose ndazemera tu, ko mba nazitondeye, ntabwo nakora indirimbo mbi ngo nyishyire hanze. Oya se, none se reka nguhe nk'urugero. Ejo bundi ikiganiro Karufani yakoze, nuko avuga ati mu ndirimbo mfite harimo indirimbo imwe nakoze mfite umujinya, iyo ndirimbo nyanga ko. We ntabwo birishuwa umujinya? Indirimbo nyine tu, ntabwo yabura kugira nta mujinya njyema mfite, ko nawe mbanira nawe nabi, abantu bose barabizi tu. Nyine indirimbo yo ntabwo yabura, ariko ntabwo nari mfite umujinya, neteka ni y'urukundo tu. Oya se, indirimbo nyine ko bijya bikunda kubaho rimwe na rimwe, umuntu agasohora indirimbo bite hari impamvu cyangwa se afite n'abo ari kubwira, ko njyewe nyine ndihariye tu, ntabwo by'amabifu ngiye nkunze kubigira cyane, ariko nyine indirimbo yo ntabwo yabura, ariko nayo ni y'urukundo, niyo mu baby wankatiye wakinga. Yagukatiye bigenze ute se kandi? Mu babies? Baby kwa kundi nyine utuhereza phone yawe n'iki ngo arebemo, ahodamo akaboro katanasamaje bya danje, kabaragigiye tu. None se Jita, ndabizuzanye n'abahanzi benshi cyane, ndabeshye? Abahanzi muraziranye pe? Abahanzi bo ntabwo babura. Nk'ubu ngubu dore papa cyangwa arimo arampamagara nawe n'iki turebe ibyo ari byo. Papa cyangwa arimo arampamagara, dore nguyu rwose. Mwe mufitanye na gahunda? Papa cyangwa bya danje ma. Nese mwe mugiye gusohokera he? Cyangwa arabora ashaka ko muherekeza hari cyane aragiye gufata, ariko yene ntamukatiye tu. None se we Jita, niwe muhanzi bo bumva udakorana nawe indirimbo? Unakorana nawe se? Utakorana indirimbo nawe wumva nta kintu kirimo pe? So nuhera ntago yabura. Ntago yabura, kwene ubwo umuhanzi ntari kwibuka, ubwo ni uwo nguwo tu. Yego, uwo ntari kwibuka ni uwo nguwo. Ntago ariko rero Jitari ntibona gukemanga. Gusa nyine si namushyira hanze, ni ibanga ryanjye, ariko ntanamuraburiza tu. N'ubushyushye mukubwireze. Reka niba atari ngombwa udashaka kumushyira hanze ntihorere. Ntago namushyira hanze, wenda mwibikiye gusa. Umunsi umwe azabona muguyeho we tu, nzamuraburiza turi kumwe mwese, nzaza dukoresha ikirori. Umunsi nzaba nanamuraburije. None se Jita,
urumva uhisemo hagati yo kuririmba nabi ariko ugakundwa cyane cyangwa kuririmba neza ariko nta bafana ufite, wahitamo iki mwaho ngaho? urumva ntabwo waririmba neza nta kintu kirimo, kugira ngo ndirimbe neza nta bafana mfite, naririmba nabi ariko nkunzwe. Waririmba nabi? Naririmba nabi ariko nkunzwe, kuko ntabwo waririmba neza nta kintu kirimo. Kundi ibyo bicaye ntiwajya ubibona, ariko uririmba nabi ukunzwe bajya banagutama. Rero Jita, mu bintu byose dukora hari ukuntu uba usanga ufite umuntu ukwicara gahunda, murapanga mugapanga ariko bikarangira hari umuntu wishe gahunda. Muri abo bahanzi mudiringa nabo, niwe muhanzi ujya ukwicira gahunda ukavuga ati ibintu byanjye arabyishe birazambye, tugiye gukorana se? Mugiye gukorana cyangwa mufite gahunda, niwe muhanzi ukunda kunyicira gahunda. Ntuzi uriya kubera ntabwo akunda kunyicira gahunda, ubwo nuko ingoma zanjye atinda kuzisohora. Element tu Element oye ngira wisaho kandi Element niwe muhanzi ujya kwicira gahunda mwagiranye. Nakunda huriza namuha imizigo ngayishyire hanze akayitindana byadanje, ariko nawe turimo turamwegaho tu, ntabwo ari njyenyine hari n'abandi, ko ntabwo aba ari neza. Turumva tuba twamuhaye ngoma dushaka nawe gushyira hanze ngo turebe uko twigenza, urumva iyo atinze kuyisohora nyine bari kutwicira tu. None se Jita, nire jambo ry'abafana bakubwira rikakugusha mu rujijo? Bambwira nire jambo bakubwira nyine ukabona rikugwishije mu rujijo, nyine gusobanukirwa nacyo nyine bikagucanga. Mu rujijo gute ubwo ngubwo? Mu rujijo gute? Nyine hari ukuntu umuntu akubwira ikintu ukabona urumva ukabona nyine bijye mu rujijo, ati nk'iki kintu bigenze ute? Ijambo bambwira keretse wenda ari ukuntu yanshyira nk'akaboro hanze, umuntu akaba yasohoye nk'ijambo ribi byadanje, ariko kurahuriza, ariko tumaze kubamenyera kuko babaye benshi yo nta byadanje tu. Nk'amagambo yo baratubwira menshi cyane adukomeretsa, kubwo baba barimo baratukubaka tu, imitima yacu birimo irakomera buriya. None se Jita, nuwe muhanzi bakubwiye kano kanya wagira umu DJ wawe one day? Umuhanzi nagira umu DJ? One day nyine, one day umunsi umwe akazambera umu DJ ngiye gukora n'ingoma ze. Ubu ufite abantu wemera cyangwa bati abantu bamfatiye runini, one day bati harambera umu DJ? Umuntu wambera umu DJ ko buri akase yabishobora buriya ntabwo yabishobora. Yes, hatabishobora. Reka mubwire wowe Jita, buriya ikintu cyose wagerageje ntabwo cyakunanira. Wari ubizi icyo kintu? Ntabwo cyakunanira wakigerageje, biterwa n'umurava nyine wakijyanyemo. Ko se uri ufashe nka Noza yakubera umu DJ, Noza King James uriya yakubera umu DJ? Yabikora akaba umu DJ King James. Niba yamubaza aze ahubwo dupange turebe ibyo ari byo, dukora ibizima birangiye. Wowe Jita, reka manze mubwire n'abantu bakurikiye Umwe Media, ntuzigere ubwira umuntu ko nta kintu yashobora. Ikintu cyose umuntu yagerageje, urumva, akakigerageza birangira gitsinze, ntabwo agitsindwa. Ibyo bintu wari ubizi? Oya, aragitsinda bya nyabyo. King James niba yiyameniye to, je ari n'ingoma nawe nshaka kuzakorana nawe, nuko naramupangisha ngo turebe ibyo ari byo, ariko mwebwe nzakwitira imizigo hanze byadanje. Njye ngiye kubashyira hanze ejo nditwa Nzakomeza. Muzarebe ibyo ari. Ufite n'umuzigo witwa Nzakomeza? Yitwa Nzakomeza, ariko nta ndayishyira hanze tu. None se icyo sina ryaturutse he? Dusobanura n'umwe n'abakurikiye Umwe Media bumve aho ryaturutse ngo Nzakomeza. Nzakomeza se nyine nzakomeza urugendo rwanjye ngenda ntera imbere gake gake, kuko abantu baduca intege benshi, ariko nyine turanga tukabigeraho tu. Hari abinjya mbona bakavuga ngo nzapfa ejo, bagakora ingoma ngo zitwa nzapfa ejo, nzapfa bw'ejo hazaza. Yanjyeho ni Nzakomeza nyine tu. Nzakomeza
n'iyanjye n'iy'ubuzima mba ngira ngo nyine mbwira abaduca intege n'iki n'iki tubabwire ko burya atari buno mana. Ese Jita niki wakora uramutse ubyutse ugasanga ijwi ryawe ryabuze neza cyane? Ryabuze so ryaba ryagiye? Oya ngaho nyumvira nyine nguhaye nk'urugero ijwi ryanjye nyine tu ukabyuka ugasanga ryabuze neza nyine gurisora byanze ndetse ntabwo bijya biko ugasanga ukabyuka wasaraye n'ijwi rikanga gusohoka. Icyo gihe nyine urarindira iminota mikeya tu nyine bikunda kuba ariko nyine ntabwo birambaho mbyumva n'abandi keretse niba nibwo nzabibara nabibonye ariko ubu sindabibona. Ariko nyine ijwi ryanjye ribuze tu so naba nimaze iki? Byose byaba birangiye keretse ribuze burundu ko ribuze iby'iminota naheza nkapfusha nta kugira ngo aryama indi minota mikeya nkabyuka nsanga byabaye. Twagiye urajya uhitamo ikibazo kimwe sibyo? Okay, nabyadanje. Wahitamo kubura telefone ukwezi cyangwa kubura internet amezi 3 nk'umuhanzi ukoresha social media? Aho kubura telefone ukwezi cyangwa ukabura internet amezi agera kuri 3 nk'umuhanzi ukoresha social media, niki wahitamo? Aho kubura phone amezi 3 no kubura internet? Aho kubura phone ukwezi kumwe no kubura internet amezi 3 nabura akase nabura phone ukwezi kumwe. Yes. Phone none se ubuze phone isinjishira ubuze phone ukwezi kandi uri umuhanzi ukoresha social media, urumva muri icyo gihe wakoresha iki? Ayo maze bwo nabuze internet nakoresha iki? Kandi siko bigucanze uzi impamvu ubuze internet bine bintu bishoboka, ariko ubuze telefone uko kwezi wa muhanzi ari kuzaguhamagara wari kuzakora ikindi utarinze ubona iyi internet natira watira kandi we ntabwo uri kubyumva. Njye nabura phone ukwezi kumwe kuko n'ubundi tuba tuzongera tukavugana kugira ngo mbure internet ko ntabwo mbuze internet naho nashyira bolo zanjye hanze guteze kandi nta internet mfite. Urumva nabura phone ukwezi kumwe n'ubundi ni gutoya imwe kabiri gatatu ukabakura ashize. Twagiye wahitamo kuririmba imbere y'abantu 10 gusa cyangwa kubyina imbere y'ibihumbi 100? Abantu 10 ari ab'ingenzi tunakwemera nkabaririmbira nzi ko nzabakuramo inyungu uko ibyo bihumbi 100 nta kintu kirimo kugenda nkacugusa ifite aho ngaho se numva nta kintu kirimo tu. Uzahavana izina gutyo gusa izina nyine ku buryo waca ku muhanda wari wese akavuga ati ndore Jita gutyo gusa mu mufuka nta kintu kirimo. None se ntuzaba stari mu mufuka nta kintu bafite? Ko umusitari no ufite ikintu mu mufuka. Njye nanjye uko bisaba kuba nta kintu ufite ahubwo wari uko ufite izina. Oya izina ntacyo ryagufasha reka kuvuga ngo uriya ni icyamare yaramba ariko uvuga nta kintu kirimo burara ariko umubona yambaye yifunze neza ariko inzara irimo iramukubitira imbere urumva nta kintu kiba kirimo mana. Umuntu tujye twigaragaza uko turi buriya. None Jita abantu bakurikiye umwe media ndabizi bamaze gukonda kubera iki? Bazi ko kuri umuhanzi, bazi ko kuba ugomba kubatamo ko twagiye mbatemo se batemo mfite amatsiko yo kumenya uwo ndiwe ntanjye uko mwabikekaga bro naga ariko naje back in the days numvaga nziba kugera nshaje kubera ubucakura bwinshi bwari bwarambase ndi intwari yavukiye gutsinda abo musani wa Jenzo udatinya mwitsimba nirunje amarwari rubutitsa inyesho y'umunwa cyangwa imana ibitekerezo singusubiza plan yanjye yishubwo turasubika umunsi umwe ngiye uza uri kwimikwa ingoma ikazi cyane kandi nta gukimbizwa ndabivuga ugaseka uko
kumva ndi gutebya gusa nsaba bikwereka anytime n'ibyemerane yumvamo guhangana bitarimo gushwana usubisabwa bro nabyo ndabiguhata icyo nize mu mucyo abantu bose no kubana waba utabishaka njye nawe tugashwana niyo naraburiza reka njye niwa mwaza uyu munsi birangaje nkagabirwa n'Imana my life sinsabwa kuyigira ibanga kuko ushaka gukira indwara arayirata gushaka gukira indwara ngo arayirata so shaka gukira indwara nyine arayirata man nose Jita cyazo urarenze wabyumvishe nawe se ngewe mu ndirimbo zose maze kukumvamo njye nabonye uri umusore one byafo oya byo ni ngombwa umuntu agomba kugira igihe nyine nawe agakora izina rye nyine tu ntaho duhora tugendera ku mazina y'abandi igihe kiba cyarageze Imana iri kwiyanda ibikora n'uwo kitaragera neza ariko bizaza neza tu nose Jita dusoza niye nama wagira abantu bashaka kwinjira mu muziki nyarwanda cyangwa bashaka kwinjira muri ibintu bya social media niye nama ushobora kubagira nama nababyira bazabyihorere bazabyihorere nama nababyira nuko bazabyihorere umuntu akora ibyo ashoboye none se ubishoboye niye nama wamugira ubishoboye zabanza bitekerezeho neza namara kubitekerezaho namara kubitekereza abanza agishe n'inama namara kwigisha ubundi nabona ari ngombwa kubikora azabikore niyo namubagiriye namugira azabanza bitekerezeho neza mbere yo kubikora none se we Jita niki wabwira abakunzi b'Ubumwe Media ndabizi baragukunda pe niki wababwira cyo nababwira se nababwira tu nanjye ndabakunda bya danje ubwo dore niki muvuka biba byanze kujya banyereka nyine ko bamfitiye n'urukundo n'akanimero kaba kari tayari utangiye no gusaba ma kandi tuzi ko urenze ntago ari ugusaba nyine no kujya batuba inshuti yanahamagara nawe nshaka amafaranga none se ntabwo mushobora kuba inshuti n'akantu yakuremeye ntago nshaka kundemera azankubitire tuganire tu gukubitira gute se ariko imvugo z'abanzi b'iki gihe nteziransetse ngo azagukubitire gute nsobanurira nazampamagare tuzahuze tu just ubwo guhamagara ni ukugakubita ni ukunkubitira nyine bya dani aka kavuze we Jita ndagushimiye nanjye ndabashimiye mwakoze no kuntumira mu kiganiro ariko nyine tu mwaba mukoze cyane ariko nyine muzavugurure mwaki ibintu muzavugurure dore turimo turatera imbere tuvugurure iki uzarebe namwe mwese ubu ngubu urabona bari neza wowe gute se nsobanurira bari neza inyota iba yishe umuntu inyota ibyo ndabireye nyuma narababwiye ati ndabakunda cyane uko bwije nk'uko bukeye nzangerageza kubahereza ibiganiro binogeye amaso yanyu ku buryo mushobora kuvanamo inyigisho yewe n'ubutumwa bukomeye byarabakunda cyane mwari muri kumwe na Dr. Lumumba hamwe na Jita ciao ciao. Okay, let's go.